Dutangiranye n'umukobwa witwa Grace White yateze taxi ayivuyemo umwenda ufatwa n'urugi rw'imodoka. Haza umusore bita Ryan akuramo ishati ye maze ayambika umukobwa. Bigaragara yuko baziranye kandi bari n'inshuti. Aramwegera atangira kumuganiriza. Aramubwira ati hari ikintu ushaka kukubwira. Umukobwa nawe aramubwira ati nanjye hari ikintu ushaka kukubwira. Noneho batangira kujya impaka, bari wowe umbwira, undi nawe bari wowe umbwira, ariko byaje kurangira umukobwa abwiye Ryan ati ntwite inda ya Stiven. Umusore bya nyirarureshwa aramuhobera, ariko bigaragara yuko rwose bari bafitanyemo akantu k'urukundo rwa kera. Umukufi mwiza cyane yari afite ahita awuta hirya. Umukobwa aramubwira ati noneho rero nawe mbwira agashya warunzaniye. Umusore ati oya nta kibazo ntacyo bitwaye rwose, ahubwo nishimiye ibyiza wagezeho rwose. Abivugana agahinda, ariko biragaragara yuko atishimye, ariko nta kundi byagenda. Turareba hakurya umujyi mwiza cyane uteye neza, umeze neza. Tukabona umukobwa mu rugo witwa Nicole White. Bigaragara yuko ari kumwe n'umusore. Hano bateguye ikirori. Uyu musore nindi bamwita Stiven, ari we nshuti ya Grace White. Biragaragara yuko no mukobwa nawe ari murumuna wa Grace White. Turi kubona bari mu rugwiro, ariko bateguye umunsi mukuru. Uyu munsi mukuru wateguwe nandi. Biragaragara yuko ari kumuha keya zose zishoboka. Ese bari mu biki? Bidatinze Grace White aba arahageze. N'ibyishimo n'iki, amwakira n'urugwiro. Maze noneho Grace White abwira Stiven ati ndagira ngo ngutungure ndatwite. Garagara ko ari cyo yari yateguriye uno munsi mukuru. Maze wa mukobwa murumuna we arababara cyane. Ese ababajwe n'iki? Biragaragara ko bakunda umusore umwe kandi bavindimwe. Noneho umusore nawe agaragaza ko atabyishimiye, ariko harimo ibanga. Ese koko ntabwo yishimye? Ahubwo yari arimo ategura uburyo ari bwakiremo ibyo bintu. Ahita afata agafuniko ka champagne kari hafi aho, arakazingazinga, agakuramo impeta. Arangije arayimwambika, aramusoma mu maso ya Nicole White. Arababaye we, kandi abandi bari mu byishimo. Noneho bari kuvuga amagambo yayandi y'urukundo, yayandi atyaye cyane. Umukobwa wari nawe ari kwishinya, ariko mu buryo atabigaragazamo nyine, yerekana ko ari byiza cyane nawe. Ariko mu mutima yibaza ati ese ntandukanye na Stiven muri ubu buryo? Bigaragara yuko ari iherezo. Bidatinze tubona Grace White ubwo yasohokaga mu iduka, ageze imbere y'umuryango, ahita ahura n'imodoka ihita imusekura ibyo yari afite byose biratumuka. Yahise ajyanwa mu bitaro byari hafi aho ngaho. Tumubona neza ari kwa muganga. Stiven nawe turabona yari amaze akanya kanini ategereje, agiye kubona amahirwe akomeye atangaje cyane. Mu gihe tutazi Stiven yari ategereje, bigaragara yuko umukunzi we avuye muri koma. Ati ntibishoboka, Imana irabikoze, mbega igitangaza gikomeye. Ubu se ndimo ndarota se? Uko mubize nawe utegereje umukunzi wawe amaze kubona ko avuye muri koma, biramurenga cyane. Yumva arimo ararota, atungurwa no kubona yongeye kugira ubuzima. Umukunzi we biratangaje cyane, ariko witegereje mu maso urabona ko Stiven afite ikibazo. Ese ni ikihe kibazo yaba afite umukunzi we agarutse? Reka dukurikirane ibizakurikira. Mwari kumwe na Mayira. Ciao.